Amazina ni Mukagasana Festina. Tubonye abayobozi baje ku hano nyine mu murima, twanezerewe, twishimye, bese ntago twabona uko twabivuga. Ubundi ni ubwa mbere guye turasa naho duhinze mu ihinga rya mbere n'ubundi mu bahinzi ba mbere, n'ubu rero twizeye ko isarura rizaba ryiza n'umusaruro ukaboneka. Mfashe uyu mwanya ngo ngushimire wowe wahisemo gukora subscribe kuri Hope Vincast. Imana y'amahoro ikweze kandi iguhe umugisha. Ahangaha turi ni mu karere ka Nyagatare, umurenge wa Rwimiyaga, akagari ka Nyarupfubire, aho umuyobozi w'akarere Bwana Gasana Steven ari kumwe n'abandi bayobozi bagiye batandukanye, ab'inzego z'ibanze, inzego z'umutekano, kandi ari kumwe n'abaturage batuye muri aka gace mu kagari ka Nyarupfubire. Ahangaha rero bari mu gikorwa cyo gutangiza igihembwe cy'ihinga sezo A 2026, aho abayobozi n'abaturage bafashe umwanya wabo bagatera imbuto y'ibigori ku butaka bungana n'ubuso bwa hegitari 8. Muri iki gikorwa kandi abaturage twaganiye nabo batubwira imbogamizi bahuye nazo muri sezo yarangiye, bavuga n'ingamba bafite kugira ngo umusaruro wabo uzaboneke kandi ubagirira akamaro. Icyo twiteze rero ku gihembwe cy'ihinga, urabona duhingiye rimwe, duhinga vuba, no kuvuga ngo twiteze umusaruro ufatika, kuko ubundi twasaruraga ariko ukabona umusaruro atari mwiza cyane, ariko ubu umusaruro twiteze ko uzazamuka hejuru, ko duhinze kare, noneho duhinze mu matariki yo hasi, ubundi twahingaga dukerewe, ariko kubera ko imvura yaguye kare, niyo mpamvu dufite icyizere ko tuzeza neza kandi tukeza umusaruro mwinshi. Ikintu cyatugoye nuko twagize nk'izuba rirerire, noneho imvura igiye kugwa isa naho idutunguye, ariko idutungura n'ubundi kubera ko yaratinze, dusa n'abatangiye gucika intege, ariko twizera yuko kugeza uyu munsi nta kibazo kuko biragenda neza. Urumva igiciro kuko cyarazamutse cyane, ariko nanone buriya leta kugira ngo yemere ko ikintu kizamuka kubera ko urabona harimo nkunganire ya leta rero nayo ntago twayibureminga ngo tuvuge ngo kuki yazamuye ibiciro, kuko nabo barebye kure, ariko twizeye yuko nabo ni nk'abahinzi, kuko n'ubundi batunzwe n'ubuhinzi, nabo uko biri kose rero bazareba nabo barebe ukuntu wenda bishobora kugabanukaho, cyangwa se ku buryo ibiciro byazongera bikazamuka, ibiciro by'imyaka, kuko n'ubundi iyo tweza ibiciro bisa naho biciye bugufi, none ibiciro biri bugufi kandi ifumbire yazamutse, bumva niho haba ikibazo, ariko ifumbire izamutse n'igiciro kikazamuka ntacyo byadutwara. Bano bantu baza kutugurira baradutindira kandi bakatudindiza, bigatuma batubarisha imibare mibi. Hano hantu mureba turahatinda cyane, bakomeza bavuga ngo baraza kutugurira, ariko icyo mugisha ubu ngubu ntabwo bazongera kutubeshya nangwa kutudindiza. Ubu twamaze kubaka sitoke nini cyane yo kuzajya tubishyiramo, ubundi hano muraraka ari hatoya twajyaga tuheza tugashyiramo bimwe, imvura ikagwa ikabinyagira, ariko ubu ntabwo bizongera kunyagirwa kuko tumaze kuzuza sitoke nini cyane. Ubu ngubu icyatugoraga byari sitoke, ariko ubwo twabonye sitoke ntabwo tuzongera kugorwa dutegereje abantu baza kutugurira. Ifumbire n'imbuto byarazamutse, ariko nta kundi kuntu wabigira. Ubundi leta yajyaga idushyiramo nkunganire, ubundi ikiro cy'ibigori cyajyaga kigura 1000, ariko ubu cyashyitse ku 1500, ngira ngo ikiro cy'ifumbire ya DAP cyajyaga kigura 640, ubu cyageze kuri 740. Ire yaguraga 600, ubu iri kuri 640, yarazamutse, ariko nuko nta kundi twabigenza. Gusa ngira ngo soza aricyo twaza kubasaba, basabaga ko wenda leta yakongera ikadushyiramo nkunganire kuko ibiciro byazamutse cyane. Umuyobozi w'akarere Bwana Gasana Steven yibukije abahinzi ko bagomba guhinga buri hantu hose hagenewe guhinga, kandi abibutsa ko bagomba no guhinga ubwatsi butunga amatungo. Twari hano koko kugira ngo tangize ikigembwe cy'ihinga, ariko n'abandi dukorana ba visi mayor mu murenge wa Karama, ni kugira ngo tubwire abantu ko imvura imaze kuboneka, aho amatariki ageze
igihe cyo gutera cyarageze, twari tumaze iminsi dutegura imirima, ubu rero kugira ngo abantu bose batere. Ikindi ni uko guhinga ahantu hose hashobora guhingwa, ubutaka bose bushobora guhingwa, bushobora guterwa imyaka, bwose bukwiriye guhingwa. Nibyo cyane cyane ni ugutangira, ariko no kongera kwibutsa abantu ko hagomba guhingwa hose, hakwiriye guhingwa hose hahingwa, nta hantu hamwe hasigaye mu karere. Ikindi uko turimo dutera imyaka itunga abantu, ko ariko dutera n'ubwatsi bwo gutunga amatungo, kubera ko hari aho turimo duhinga ugasanga ubundi ahantu hari urwuri, hari igice nyine twahinze tugateraho imyaka, ariko kubera ko dukeneye izo nka, kubwira aborozi ko nabo bakwiye no gutera ubwatsi.